urumva umanitse akaguru nambaye ubusa umva nambaye ubusa ana rikunde bakavuga ati ngo depadura kambi ruhande nta bintu byinshi iyo ufite ibiceri iyo keri reka nkubwire mwana wanjye dore reba hano nkubwire naje basaba kumva gasfa reba hano nkubwire ndimo ndakumva mwana reba hano umuhungu wanjye urukumva uyu ni umwana w'umukobwa hano kuri iyi mihanda ukoresha TikTok namusanze dore uyu ni umwana w'umukobwa esekariye ko nkabuze ari reba hano uyu ni umwana w'umukobwa ni TikTok kuramo iyo bore ya target yimanure gato turebe dore ngiyo iyi ni TikTok aya ni amafaranga ye y'iminsi 60 reba ngira hejuru iminsi 16 days singibi nawe ya TikTok wirwa ngo muri bwe agahinda abantu ni babi ntabwo abantu ari babi ni wowe mubi abantu ni babi nta muntu mububaho abantu ni beza baryoshye nk'imineke dore statement ye yejo bundi mu minsi ngahe sawa ariko uyu mwana bamwita Nyiraneza atuye Rwamagana mbere ko winjira mu mujyi uyu nguyu akoresha TikTok nawe ukaza hano abantu ni babi hanyuma niba abantu ari babisura bice bamugejejeho dore abantu reka nze nkubwire bro urukumva ibitekerezo byacu birarema ndakubwiza ukuri iyi si niko iteye mwana wanjye urumva ikintu kizakuvana muri ubwo bwigunge niyo bitekererezo ufite ni ibiceri shaka ibiceri urumva urukundo ruzaza nubona ibiceri urumva nubona amafaranga keri urukundo ruzaza uzamenya uburyo urivugisha Anne azakwigisha amagambo ugomba kumubwira Anne azakubwira ati sheri ntibavuga gutya bavuga gutya umugurira iPhone 17 wazakwandikira message anakwandikira ibyo ugomba kumusubiza abana b'abakobwa b'i Kigali barakubwira ngo nta message y'urukundo nziza yawe uziruta momo haleluya nawe ninde mukiri uvuga nabi umukira ashaka amafaranga nta mukiri uvuga nabi ayo mafaranga y'imitoma sheri nzakugurira no umwana w'umukobwa ntabwo akeneye umwana w'umukobwa w'iki gihe muri iki kinyejana turimo ukeneye ngo umubwire ngo sheri urasa n'Imana zagwa butama nongereho ngende ibyo nibiki umwana akeneye ikintu kimwe sheri fata PR ni ntuzarya ni kira kiboro cy'ubutaka niki kanguka so rero twumvikana ikintu kimwe mwana muto ibyo bintu byari bya kera Rwabugira kigaba kagabirwa muri iki kinyejana nta muntu ugitanga umunani bazaguha nuko gutwara ku ishuri ukiga anagahenda karamwisharagiye anagaruka singutangaho urugero tena urukumva kubera iyo mpamvu mwana wanjye ukuri nuku mushaka amafaranga urumva mushaka ibikoroto uko niko kuri shaka amafaranga ikindi kintu batazi ntago bazi ko muri imyaka tugezemo urumva dore ibintu abantu bakunda dore ngibi dore iyo wakujya ngo nkore content yawe uzayenza gutora ubusurira nze mbakubita inkuru urumva ibintu birakaze ibintu birakomeye mushaka amafaranga mushaka ibikoroto ninde muntu ushaka kuzamuka muri uyu mwanya nkandaho nkorera kuri goro nkuzamure ubu ni mpangu ni kubimeze wambwiye ukuntu bareba totali y'iyo 60 days wabimenya uracyari mushino ntabwo ibingibi wabishobora urumva ntabwo kubireba se wabimbwiye ntabwo bishoboka nyine umuntu nkanda mu nkanda ho dore byapfuye urumva abana baraza TikTok umuntu araza abana barapima niba hano abanyamahanga bafata TikTok bakayibyaza umusaruro mu kwezi mu munsi 10,000 Brenda ibindi kuvuga ari kubyumva abandi bakaza hano platform urangane mushobora kubyaza umusaruro ni ryari ibyo bidashira iyi si ni wowe wigendera ubuzima ubamo bro nuhitamo agahinda uzagira agahinda nuhitamo kubikimara nka Godfather uzabikimara urukumva nuhitamo kuba umunyabibazo uzaba umunyabibazo nuhitamo kuba umunyabwenge uzaba umunyabwenge ariko mu kinyejana turimo ntabwo kuba umunyabwenge bigurisha ahubwo birakwicisha niko bimeze niyo mpamvu ubona ngiye naritegereje mbona ruto perezida wo muri Kenya yafashe umwanya areka ibyo kuyobora igihugu aragenda ajya kuri televiziyo akora video ajya kwakira uyu mutipe umoka ninde uyivuye mu Rwanda akora ihe content uretse yo kumoka ko aba successful ko ntuzi mukoreye
ko iyi toye muri Afurika yatumye yakoze igikorwa cyiza cyatumye agira abantu benshi cyane, kandi nicyo gikorwa kimatari, nicyo gikorwa kizima yakoze. Uyu mujene ni Kaburu ninde? Uyu nguyu wa TikTok, mu TikTok mukuru. TikTok king Reka amwegikara reka erega aba TikTok abakuru ntago bajya bakora ama live. ari kuvuga ndi w'igikara Wandi w'igikara ejo ntuza yakoze hangaha atarigeze avuga ijambo na rimwe. Yayigurishije $570,000 z'amadolari. inye Kampani yari yafunguye. Sinzi tukubyumvikana. Rero abantu mushaka gukoresha ubwenge, mukoresha ubwenge, ni byiza, nanjye ndabukoresha, ariko mukoresha igihe cya nyacyo. Urimo kunyumva, ariko ahangaha ntabwo nkeneye ibintu biri mu ubwenge. Nkeneye ruhura umutima. Ruhura umutima ni iyihe? Ni ukuza ahangaha, dore abantu uguza abantu barara amajoro hano bankurikiye, kuko ndabaruhura. Iyo abantu bararemerewe ibyo bimwe ubuvuga. Rero ngiye ngomba kubatura imitwaro nta kundi ngomba kubikora. Ni ukuzana Keza nkamubwira agashyira agakanzu nk'aka ngaka, bakareba imiterere ye, abamwe bagakunja amano, abandi bakamukandaho. Brenda akaza agashyira agasura, abantu bakeneye kuruhuka. Haleluya. Rero nanakwibutsa ko ibintu byanahindutse, urumva ibintu byarahindutse. Ejo bundi hari umwana wambwira aramwitegereza, arambwira ati rero Godfather, Kigali ibintu birakomeye. Abakobwa nabo bafite amafaranga, abahungu nta mafaranga bafite, urukumva. Turasaba ko abahungu badafite amafaranga, urukumva, batangira kwikoca bakajya kurongorana hagati yabo. Yarambaze. Bro, umusore utagira amafaranga akundwa na nyina muri iyi myaka tugezemo. Kumva ibyo vuga ngo uri ibogare imifuka itobotse, baraguha bene wanyu. Godfather nta kintu, ariko kuko abashenzi baza hano bakande bakaguza abantu bankunda batanzi. Godfather turagukunda, akabwanuka gutyo, yarangiza akanyohereza mu mati. Godfather nkeneye ikibiriti, dore igikenewe n'inyo nkiyi bro, see what we need. Dore kamukandaho, yarangiza Mumandeho sha. bagukandeho. Uko bagukandaho, akora screen y'iyi foto, ajya gukora ponyoto, azimena kuri iyo nyo. Nuko nibyo dukeneye. Dore ibintu dukeneye muri gikinyarwanda ni protokole kuri iyi si. Urumva? Bombo clat, utatoka ndani. Wallahi you're gonna get out on that platform. Keza, they are gonna remove you. Ntumpamagare, ariko iyo uguhururira abandi wabanje Thank you kwihururiza so bakagushyiramo much, hariya. Sulaiman. You see? Exactly. I see what. You see? Se Franco ari hehe? Franco bamuborotse. Niko. Yes we Faith noneho n'akarabo nsigaranye n'izina Ninde ry'Imana. wamborotse Muzungu ko ujye ureka mpari ibyo aha bintu. ngaha? Muzungu ariko umva. Ahubwo ari mbega umwana ufite inzogi. Yesu! Urashobora kunkora icyo kintu wanshizeho hejuru. Jesus! Abana ba Karekezi. See the love. Amen kabisa, See ndabona the agiye action. kunkuramo. Sulaiman. Nurangiza unanshe no muri big screen. Barabwiye bayigezemo. Thank you Uziko so bankuyeho. much, Sulaiman. Banamo uwo mufutu, abantu bashaka kureba iyo nyo bagusubizemo. Yego Thank wanjye. you. Dore Keri. Wow. Abanyarwanda bakunda inyo kubi. Brenda, get out today. Nawe shyiraho agasura twagiye. Hey. Ariko Faith we, uzi ko n'uburyo gutegereje. Keza, Wimamagara. unteye irari ry'umubiri. Yesu. Angariya. Dore umuntu nk'abo umuntu. So Godfather wamere akantu Faith mbabarira. Ibaze ko umeze gutyo. Soreye nta kintu nizo naguhaye uzisubize, kansibwe n'Imana. Ipu. Tata MC. Shagadi sabigumana. Nagumanye. MC Intare wambeshye izagukora. Urakajya mu ishyamba ikurireyo. Iwacu ko nta ntare dutunze, wowe unsabe intare. Izakurya kandi burangiye wenda natera n'umwaka wasanga ugiye no mu ishyamba ryandi. Uzibeshye ngo ujye muri zoo. Bombo ndapfuye.
tumuka muvanamo iyo nyo yawe, abantu badashaka amannyo barakuvanamo, toka ndani kure. ndabona mukomeje kundwanya kiye munyivaneho da, ndabona ari njye uri kwihenera. Kankugirire Yesu. Wallahi sermon is gonna put you in the big screen. Jesus. Ereka njye nzamura abantu nababonye uve kuri keri n'agahinda. Yewe. Keza love. Sha umva AI yaje. Nta kintu mfataho Brenda. Kuri AI sha umva. AI ni AI nyine agwa ibicu. Sawa nyine sawa. Sha ntabwo naguma muri aka kadirishya AI. Ngiriye Faith akampereza intasira akabasigaye nk'ibihumbi urumva yabasigaje nk'ibihumbi 10 byonyine. Mubwira se wamwigiriye si ngo muregeranye. Uzi ko intare yanarenze ahubwo. Karengi wanyu werekeye Burundi tutamenyanye nabo neza muri iki gihe gatsindwe n'Imana. Imana ikundinde. Ubu ese Kambabazi mwankunze ntagaragaza iyi nyoreka nyikureho ndabona oya iyo ninyori gukora we yigumisha abantu barasha gushyira muri big screen ariko Grace wankanze akabibiraho ni sheri kuri uwanjye kuva kera ukuri hizi iramirwa ya Dumba yatumye unyanga koko. I love you I love you forever kuri bitangaza dore ndi hano hasi y'inyo ya Baba rumvane himunsi Keza AI nsubiza muri big screen AI. Urabona dore Keza nyicaye ku munwa bro mu nkure. Hano rya Yesu. Keza ubu nta kundi twahindura. Oya nuko. Reka mpindure. Kankuje hejuru barakubeshye gatsi. Oya sha God hoya. God wagire ngushyize hejuru. Nuko ntazi ukuntu babigenza se dabigenza. Kangushire kwa kabana. Ndakumanura wewe nshira muri ranguni Godfather ndakwinginze nayigiramo depression gushaka Godfather ndakwinginze mbabarira shamuhure hari urashaka kujya he nigeranya na Franco cyane nakunyegereza nguhikima yo yari wanje impa mana we umaye nka yashato wabunyuze umutima wanje yayigwa Brenda bari gusaba ibintu Bre arame sharinga baba Sudani bawe abaye basudani baba shatolo mahaha nkondo y'uguhintara wamaye shato arya ni shato ngukifra thank you Falcon thank you bamwe bo muri Sudani abaye basudani bamwe bo muri Sudani ya wewe muri Sudani wao ndio wabwa kwagukunda epfo uhamwe kankunda dore uyu ni dore wa muntu wavugaga ni Rwanda munyibutse ndaze ko hari benshi bunamenya rindi Rwanda TikTok ndabyore nakire muri big screen abantu banje bose bari hano ariko bari kunde banshuti nkanze kujundika wide hati yaravuze ati Godfather wakirorezo igakubitwe n'inkuba yaragenda aratiteka wewe ati se yakubwiye karwaye arwaye ariko uzi Grace uyu Grace yarande wakambwira ati konde I love you too nanjye ndagukunda ariko sinkunda igitsi cyawe Grace rata ufite igitsi cyiza Grace mwiza nakureke kibazo gukunda gukomba mano nicyo kibazo cya we ntabwo nawe ese arayakomba cyangwa arayonga niba yonga niba yakomba ibaze rero umuntu utanareba ziriya nzara z'abakobwa byose agatamira ariko with the sweetheart if you go in the big screen ndagwica ushaka reka dutegereze turebe turategereza nk'uko dutegereje umutekano wo muri Kongo iyi foto yanteye umwaka ukanyivanemo gute nabona ubu nta muntu wagira gutya akavuga ati Godfather ntiwi I love you too ni unanipiga kitu ya kabambi ubundi urugambo rwa Brian nirwo runkorera hano ariko mwe muraza imiganirire yanyu ni hafi ya ntayo igihe twavugiye n'igihe twagiriye kuri kamera ko wagiye yose ubwo niko wanganaga umugani wa Kelly niko nareshyaga arabyitegereje ahita avuga ati kanze mvana agasura kanjye garuteye nka kindogobe ahisemo kuza mu ikote ry'umukara mu ifoto ariko uzi ko tuvuga nk'ay'abagombozi wavuze urenga bitarutse yewe
mbirengahe nise shaka ko Faith yandebye akanyanga ngako akamodoka. Paparazzi, thank you. Paparazzi ntabwo ari wowe wabinkora. Uzi intambara nakurwaniye bitewe na kariya kana kakwimye nimero. Ese wambwira nkayiguha? Yego. Kandaho. Agadifa ngo niko nareshyaga. Noneho Brenda aransize cyane pe. Nahuvuye Imana iramwe ngo nincire iriya ntare bagiye kuyivanaho. Rwanda King TikTok Paparazzi, thank you. Keza wambaye bakamubamagara muri iyo ngutiya.